wari umunsi wabo bari abagore baririmbye iriya ndirimbo nge n'isoni kuri ngewe uretse nkubwire mu buzima bwanjye narakubwiye ngo urabyumva umuzamu ashobora kugutera ibuye nyir'urugo gutera ironji bariya ni bandi ibuye rya bariya n'ironji ry'uriya bihuriye ntaho bihuriye ntizibongere tinya amabuye dabaye ahubwo ko saba ababashinzwe mu nzego ari ba affaires sociales ari abantu ba CDF bige content ya iriya ndirimbo basesengure umukarago ku wundi hanyuma bwire n'abari abagore ko hari uburyo bagomba kubyitwaramo bari abagore abafite ingo abataha mu ngo zirimo abagabo abazirayemo n'imbarwa ari n'abazirayemo babanje gukubitwa nta mugabo wakwishimira ko umugore we abyina kuriya batari kumwe abantu Karegeya yavuze Scovia yavuze runaka yavuze ukumva ari ibisanzwe ngo uzategereza ko murangira ntabwo avugisha amagambo avugisha amapingu. Yes, turabasuje kandi tubahaye ikaze urabakunda cyane tugarutse mu kiganiro nanone cy'uyu munsi turi kumwe na mwarimu wacu mbona usa naho ari bize cyane mwarimu wiriwe neza mezite meze nk'umuntu uri kwakira ubwatsi cyangwa uri kubwohereza ubwatsi mbwaki ari kumbuhorana ubuhorana se utabwakiriye buza heza ufite izindi nzira ariko umuntu ubuzima bawukomeza ntabwo buhagarara yego yewe buryo iyo ntari gukora nyine bwo ntuza gera hano hari ibyo ngomba kubanza kurangiza ariko na n'ubundi nabyo bijyanye n'akazi kuko narimo mvugana n'umuntu uri kwaka amakuru ya Maranyundo. Uyu munsi turi kuwa gatatu icyumweru tukigeze kure tugiheregeta oya haregeta imbebanye ntago mperegeta turakijyanye turimo turagikoramo akazi oya twikorere nta mpamvu noneho kakwemeye yego umeze ute se nanjye ndi umuntu umeze neza ubu ngubu uko ndeba wanakoze cyane nabonye ibiganiro byose wabishyizeho nabishyizeho byose ejo umuriro warantengushye umwanya munini hano ni ahantu hose buriya nyine rege yari imaze kabiri n'iwacu wari wabuze ahubwo hano wabonetse kare ariko hano ho biratinda kuboneka oya kino gice keretse munsi ya cafe wabonetse mbere igihe nabikubwiraga munsi muri biriya bice byo hepfo wari uhari ariko hano wapi nyine ubwo mu kuvugana na babandi benga hano yenga iki babandi benga United ubwo ntago babanye neza na reg ko mbona aho baba bari kwatsa oya barabatinya kubera ko uriya kabo bamufunga wasanga barabuze aho bakandira oya barayatiye ayabo wasanga barayatiye ayabo ngo agenda muri butu yagenda mu ibutu z'imodoka ebyiri urumva rero buriya rega yagize ubwoba yego uyu munsi ndagira ngo tuze kureba kuri topics ebyiri mbere yuko tuzitangira nyirizina ejo twagiranye urugendo yego ejo twagiranye nge nawe na Dani kandi ku cyumweru nabwo twaririranwe haba harimo byinshi ku cyumweru tubwo twari kumwe wabonye umwana musore muremure yitwa Arsene uriya mwana akunda itangazamakuru cyane rya siporo ariko n'irindi akunda guhamagara ku maradiyo yiga mu wa gatatu segonderi ariko iyo akitse imirimo muri vakanse abakurikira amaradiyo cyane yego so rero yajyaga aduhamagara mu kiganiro no mu bya siporo hanyuma aza kumbwira ko afite impano yo kogeza umupira nubwo ari mu wa gatatu yego so ni ukuvuga ngo buriya nyine twari hariya dukora byinshi nabonye ntazafata uri mwanya wo kujya kumusanga iwabo mu kabagore nabwo aze tworoshye ibintu anahageze asanga nta mwanya afite ndamubaha muramukoresha nta cyo nari ngamije ndagira ngo nteguze abantu banjye nimumva ikiganiro cy'umwana wogeza umupira ikigambiro wese ukuzana umupira hano ikigambiro ni ukuzamura impano y'umwana ukiri mutoya kandi umwana ukiri mutoya
wishakamo impano akayibona akiri mu wa gatatu agatangira no kumenya aho azayikoresha ibyo byose ntabwo ashaka akazi akiri muri segonderi ni ukugira ngo azajye kurangiza segonderi yarateguye inzira so rero kugira uruhare mu gutegura inzira ye rwose ndi mu murongo wa KOP kuko iyi ni cano ya rubanda ntabwo nkorera views ibitunga cano biva handi so umuntu wese w'umunyarwanda ukeneye icyo akeneye nshyira mu murongo uriya mwana rero no kugira ngo nibura azajye kurangiza segonderi ashobora no kwirangiza nawe warashinze radio cyane nanjye narayishinze tukamuha akazi so azi impano ye azi uburyo ayoriyanta aho ayiganisha azi abamufasha kuyizamura ubwo nuko yampamagaye rero akajya anyohereza n'utuntu twaba yakoze ubwo ikiganiro cye nubwo atari njye nakiyoboye n'igicaho abantu ntibazantuke n'umwana w'umunyarwanda ujya mbere nyuma y'imyaka 3 tuzaba tumukeneye kimwe nuko ageze no mu wa 5 ntihabura radio imuha icyo kiraka ikajya imuha transport akatangira akabyimenyereza kamuha stage icyo ni kimwe hanyuma ndishimye cyane ko nsa naho natangiye konje nubwo ntarayifata mu buryo bwemewe n'amategeko ariko nari nayisabye mvuga ko nyitangira uno munsi byari ibintu bigoranye gukora amezi agera mu 10 nta kuruhuka uzinduka mu gitondo n'iyi myaka yacu so ubwo ndashima abagize uruhare mu kugira ngo mbashe kuyibona ariko natangiye kumva ibyiza byayo hari amadosiye amwe yarananiranye natangiye kugenda nkemura hari abantu bari kure byarananiye gusura nzabasura muri no konje yego ibyo rero nabyo ni byiza bya konje budashima ndamwumva ntuje uno munsi Dashimu yigishije mu kanya ino tariki mu mateka yego ino tariki mu mateka bivugwa ko uko abantu bazi nurangara ntago uri bubyumve kandi nawe urabikeneye ko ejo bundi nawe uzatangira usesengure yego uko Dashimu yabivuze uko yabisobye Nyirangoromeo na Juliet turabazi ndabumva bazwiho iki ni ibintu by'inkundo gukundana ntabwo ari inkundo bazwiho nk'abantu bakundana kandi urukundo ni rumwe ni abantu bakundanye ariko nta muntu ubazi neza bazwi na William Shakespeare iyo tufata nka sogokuruza wavuga icyongereza we yabakoresheje muri théâtre yerekana ukuntu bakundanye bigeraho bahari ubuzima bwabo Shakespeare rero yaje gutangaza yemeza ko aba bantu ngo basezeranye bashyingiranwe itariki nk'iyi 11 z'ukwa gatatu mu 1302 so nukuvuga ngo uyu munsi mu bwiru bwihishe muri uno munsi harimo no kuba ari wo munsi wa Romeo na Juliet umuntu bazi neza ni Shakespeare wabakinishije muri théâtre bashobora kuba atari nako bitwaga ariko ibyo bakinnye ni iby'abantu bashyingiranwe kuri iyo tariki iyi tariki nk'iyi mu 1302 muri antiquité kera cyane yego urumva abahanzi burya nubwo tubakinisha cyangwa nabo bagakinisha inganzo si ikintu cyo gukina Shakespeare iyo théâtre yayizanye muri 49 cyangwa 50 nyuma ya deuxième guerre mondiale ariko azana igitekerezo cyabayeho mu 1300 nyuma y'imyaka 600 yego nyuma y'imyaka 600 nibwo yazanye igitekerezo ashaka abantu barabikina nabyumva barabikina ariko bakinaga ibyabayeho uyu niwo wari umunsi wabyo ikindi nungutse no munsi rero mu bibazo tubana nabyo mu buzima Dashimu yatwigishije ngo ese yatwishe ngo mu bibazo tubana nabyo yabyise amazi ashyushye urabizi amazi yatuye so amazi yatuye rero uko twitwara mu bibazo ni nkuko ibintu bimwe na bimwe byitwara mu bibazo iyo ikijumba kigiye mu mazi yatuye kirashya kigafubagana ugishyiramo gikomeye cyageramo kigahita kiba icyoro washyiramo igi rya rindi uzunguza gutya ikintu kidafatika yagera amazi ashyushye kikagira ayinya hanyuma washyiramo agafu ka kawa cyangwa amajyane y'icyayi bigenda bite birirabura
ntabwo byirabura bigira forume aba kinjiramo ari agafu kadafite icyo kavuze kagera mu mazi ashyushye kagahinduka icyayi kagahumura neza abantu bagagakunda cyane. umuntu rero n'abantu mu bibazo niko byakabaye bigenda si ugeze mu bibazo biguhindura ikijumba, iyo ugeze mu bibazo bikijumba ugafobagana, iyo ugeze mu bibazo uhinduka igi ugakomera, cyangwa iyo ugeze mu bibazo urahumura ukagira forume ugakundwa kubera bya bibazo waciyemo. So ibyo byose rero ni isomo riba rikomeye ko buri wese agomba kumenya ngo ibibazo iyo nkumitage n'ibibazo mera gute nk'ibisusa bashyize mu tuzi dushyushye ariko ubona ko iryo rigera muri kihagarara ahubwo rigakomera kurusha uko ryari rimeze rijyamo uri kubitasi ntirameneke amajyane akajyamo ari ifu kandi ari duke ari duke tudafite icyo tuvuze ahubwo abantu bakayarwanira cyane. amajyane yagezemo yongererwa agaciro, igihe rigezemo ryongererwa imbaraga, hanyuma ikijumba cyageraho kigacika intege. ubwo rero bakunzi ba KOP twese mu bibazo ni ukumenya ngo wowe iyo ubigezemo uba ikijumba ubigi cyangwa uba ikawa. Yego, iyo ni isomo ry'umunsi rero ndumva. Akanyuma rero sasa barimo mbwira ngo ndarangaye, ejo tuva gusura inzu za Holistic Investment Company wanakoze gutunganya ikiganiro, turakomeza tubikore. Nari nabivuze ko ari abafatanyabikorwa bashya. Inimero nabahaye bari guhamagara bahita bavuga ngo abantu bari guhamagara za nimero za nyiri company bavuga ngo ni ngewe, ariko nta birenze. Ngira ngo yitiranywe nanjye bamwitiranyije nanjye cyangwa nanjye bakanyitiranya nawe, nta kibazo kirimo. Nese abantu yari abafatanyabikorwa niko biba bigomba kuba. Ariko izi nimero nabahaye umwe mu bakozi mu bayobozi ba biriya company. Iyo siyo nkuru ofete. Iyi nkuru nuko twavuye hariya tugiye kujya kureba view ya Maranyundo, duca ahantu nahisanzwe mpanyura hafi y'ahantu hari station ya Wasac. No, ndayita station ra abantu bafata station nka hari office. Ahubwo ni nka centrale. Ni nka centrale. Munsi y'umuhanda hari inzu nziza cyane abantu bose bagera bakaranga. Meze nk'inyaburayi. Ikoze nk'inyaburayi. Iriya nzu rero ngiye maze kwicaho keshi nkayitegereza nkumva ni nziza, n'umuntu wari utuye yitaruye. Ariko naje kumenya ejo kubera kugendana namwe mwa mufite amaso arangaye, tubona mu gikari hahagazemo ifoto y'umukobwa. Ifoto nini, ariko nini cyane pe, ku buryo ushaka kugira ngo ngiye bura narebaga mu maso. Ngiye nabanje kujyana umuntu wahagaze. Nanjye nabonaga ari umuntu ariko nkabona nta buja. Iriya nzu rero nkuko rero nababwiye wowe na Dani, nababwiye nti inzu ngiye kwishakaho amakuru numve impamvu y'uriya mukobwa. Ndavuga se uriya mukobwa ashyinguyemo hari, ariko nayitegereje nsanga afite yambaye n'impeta. Nuko ndatangira baza umuntu rero umuntu wahariya uzi ibyahariya, ndamubaza ambwira rero, ndamubwira nti iriya nzu mbwira ibyayo. Ibintu yasubije rero namubwiye ngo hari inzu iri Maranyundo irimo ifoto y'umukobwa mwiza, nshaka kumenya ibyayo. Nkunga ati iriya nzu iri imbere ya station. Aturamenye uramenye utaba ushaka kuyigura, keretse niba ushaka gupfa ukaba watinye kwiyahura, ukaba watinye kwimanika. Ati umuntu uyigura ni umuntu watinye kwimanika akavuga ati reka njye hariya naho ni ukwiyahura. Sinzi niba ari ukuyisebya. Ndavuga ntirahira, ati ndamubwira ntimbwira ibyayo. Aratangira ubu ngeze hano aribwo nkibisoma. Ambwira rero ati iyo nzu nyirayo yatorotse gacaca, ariko akaba yari umurozi, akaba n'umupfumu karundura. Ukubyumva? Yari umurozi akaba umupfumu karundura. Hanyuma akurikiranwa na gacaca arayitoroka. Hanyuma rero ati agenda asizemo inzu isakaye iriho inzugi n'igisenge, inateye imicanga irangiye pe. Icyaburaga ni ibirahure n'amarangi. Barimo bishyuza abasahuye imitungo. Barimo bishyuza abasahuye imitungo y'abantu kuko atari ahari nta n'umuryango. Baramutereje rero, uhaguze
subiza arapfa uhaguze arapfa nuko anyandikiye abana bahagurisha undi agira ate arapfa wapfuye ngahe wangahe Babiri. nyuma baracecetse umugore wundi ahatanga muri banki maze ntiyishyura bahateza cyamunara n'undi uhaguze arapfa ubwo babaye bangahe 3 ayinya kuva ubwo inzu yahise iba inzu itinyitse ndabaza se ira foto imanitsemo ni yandi ati by'ifoto ntago mbizi ngo ntayahasize ikigaragara nuko iriya foto ishobora ko ari nk'iy'uwo wahaguze mu cyamunara cyangwa iy'umugore we kuko uwahaguze nawe mu cyamunara na bank imaze guhitana abantu 3 yego ibindi muzakomeza mu bitubwire abari Bugesera ariko iyo nzu ni inzu iteye neza cyane ariko icyadutangaje pe yari ahantu heza munsi none yahageze kare none bahamugejeje kaburimbi ruhande iriya foto rero niyo yatumye ducukumbura ubwo dusigaje kuzamenya nyiri foto kiriya kiremwa ukuntu ari cyiza niba cyarapfuye byaba ari bibi cyane ifoto y'umuntu muzima se iramanikwa yamanikwa mu gikuta mu nzu itarimo abantu noneho wabonye ko banayishyize mu gikari aho uri ku muhanda reba oya shobora muntu ntabwo ariho kandi urumva ko inzu ifite amateka yo guhitana abantu yego ntabwo rero n'uwaba ari muzima akemera ko ifoto y'imanikwamo hariya yaba ategereje gupfa ahubwo njye nibaza ko iriya foto ari y'umuntu either wahaguze nyuma cyangwa umugore wahaguze nyuma kuko uwaguze mu cyamunara nawe yarakomeje ayiguze mu cyamunara nabwo ari umuntu wahombye wayitanze ipoteke ariko wahombye we ntiyapfuye iyi nyine urumva yamenye ubwenge iyo yunguka niwe wari gupfa kuko ntiyari kujya mu cyamunara rero nk'ejo bundi ba marishari twarimo tuvuga bahakana ibintu nk'ibi urabona ko uyu mugabo aho ari urumva simvuze ngo aho ari aracyakora ahubwo iriya nzu yayisizemo ibintu bikora yasizemo uburozi bukora dore uko mwarima ndeba sawa Premium Construction Group yes ni abayenjeniyeri beza cyane b'abahanga b'abanyamwuga bazi icyo bakora ubereka ubutaka bwawe bakakubwira icyo ubutaka bwawe wabukoresha bakaza bakabupima bakakubwira inzu yajyamo uburemere bwayo bwakwakira iyo bakakubwira iyo ubutaka bwawe bwakwakira inzu iremereye bingana gute yego wabirenza nta kazi kawe wabyubahiriza ntago batumubirenza hari abantu batumva iyo utumva barakomeza akakugira inama ntago wahomba bareba ni abantu bakunda abakiriya babo urumva rero ni abantu beza cyane izihirima izisaduka niziba zitabare nizo banyirazo baba batarebye Premium bacu bagiye mu by'amafaranga kurusha kureba ngo ikirimo igikorwa kizabara kandi bari abantu numvise badahenze pe ntago bahenze ariko ukurikije n'ibyo bakora oya devi y'inzu yirengejeho miliyoni 2 abantu benshi nyine yumva nta yarangiza agashoramo miliyoni 30 cyarangiza kigahima agahomba 30 zose kandi wenda bari kumurengerezaho 5 bakamukorera ibintu bizima yego ibyo yuma mpamvu ubona wabonye yindi yo kumuyumbu yasadutse kandi ngo yubakishije ngo amatafari wahiye da ariko afungishije igitaka umwanya w'isima nabyo bitubatse neza hari n'ibitaka biba byubatse neza yes urase ntiyahombye yarahombye cyane ubwo rero umuti Premium Construction Group bakorera i Remera mu marembo ya Rebu ku munara uhari hari inzu nini cyane niho bakorera imbere y'umunara niho bakorera mu bahamagare kuri 0784 42 cyangwa 078559 uyu munsi ni kwa gatatu ejo turitegura kujya mu Gisope Gisope kibanza kutwinjiza muri weekend neza gake kuko kwa kane bagira batwinjize muri weekend twumva turi muri mood ya weekend tujya muri mood ya weekend umunsi umwe w'akazi abakozi ba leta bo bari gukora igice cy'umunsi yego hanyuma kwa gatandatu hagashya
ku cyumweru oya tugahita ntihagashye kwa Sostene okay. ibyo bintu minisitiri yabitubujije kuwa gatandatu hakizihirwa voilà abantu bakizihirwa urumva ibintu bashituranye baba babujije sishobora kubikoresha uragira ngo ejo bundi bizibara zafata ijambo ngo iryo shya bavuga kuri KOP kandi ndabiza areba ibiganiro byanjye niba yarabivuze hariya urumva giye nta bwenge ngira ayinya jotere ma parole kabisa bajyaga zajye mu kiganiro avuga ko abo bantu ba KOP kandi uramugonda risanzwe muzi ukuntu hazanye ibyo gutwika ntabwo ibyo bintu nabimenye iyo mbimenya kare baramugiriye inama oya ndayigiriye honorable ndayigiriye ibintu wabujije sishobora kwega ushobora gutinyuka yego hanyuma abariyo bakizihirwa ni ahantu heza cyane bafite igikoni cyiza ibintu byacu tubikora mu rwenya ariko tuba dufite tutanga inyigisho nk'uko cyane pe haba harimo inyigisho kandi zikomeye cyane ni bafite igikoni cyiza rero kwa Sostene bafite sale nziza z'inama bakagira screen nziza zo kureberaho match bakagira ibyumba byiza byo kuryamamo ibyumba byo kuryamamo bifite n'amasaro urumva rero ni ahantu heza umuntu wo mu gikoni ho hari ibintu byiza cyane bafite mucoma umuhanga uzikotsa ufite isuku wambara neza abaseriveri nabo nuko bambara neza taille sur mesure nabo bubaha yego urumva rero ni ahantu heza cyane bafite na jaride nziza iyo uhageze uhagirira ibihe byiza cyane nabo bikubita agashyi ubwo turabarabuye harimo abafite uruhu rusanzwe nabonye ubwo turabarabuye keretse ushinzwe ibyumba niyo navugira kubera iki ushinzwe ibyumba we ndabizi aritora yaguhaye serivisi nziza se uyu abavayo se ntibambwira ariko uwo kuri kontwari yo hagati hafi ya biyari umuhungu wo kuri kontwari principale we sava ariko hepfo gutya ayinya nturi kubateza bosira si inshuti yanjye se namwemera kuko kumana umukozi usuzugura nabyumva azikosora tureze tubereho gushukana no iyo Sostene yungutse nanjye banungutse yego no umunyamakuru nanjye nibura ndanabivuze uzaba abashiriye mu nda bakagenda bavuga ati nge hariya sinzahaga nibura ariko ngewe ndamuvuga icyo ntakora ntago najya kuri kontwari ayoboye ariko sinahacika nuko zina kontwari ziba ziriho abafite discipline n'abatazifite rero bakorera hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira naho ni heza n'ahantu heza bafite parikingi ihagije yego iyo hageze rwose uhagirira ibihe byiza ni mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira ukareba munsi y'umuhanda handitse icyapa kinini cyanditseho iruhande arakandi kagasesero barebe muri Vista Kigali iruhande arakandi kagasesero barebe muri Vista kadafite parikingi barebe muri Vista ari umushitanje yambwiye ngo hari ahantu ngazajya ngo kungurira akaboga mu gasesero ariko ngo ugenda gusesera abacoma mu gasesero babazubira ngo ugenda ukambakamba nta kibazo nka burimbi andira burushete burimbi nkayirira ku busoro ariko ubwo izindi na Nyagasambu se ntwazi si ugusesera kwa Bonke none kwa Bonke se si mu gasesero nawe no gusesera wabonye abantu bahabyiganira nawe no kugenda usesera bamucoma mu gasesero baba bazikotsa kandi bagashyira ku mutima abakiriya yego wabonye ko nka Kibonke ari ubyikorera nta madamu wakabituzanira ariko ni ibintu byiza cyane mu gasesero bagira serivisi nziza nirwo rwego baba bariho ntacyo bitwaye ariko agasesero k'i Kigali kegereye Vista ntabwo wakagera na Vista ntabwo bishoboka ibyo byo mu mahamagare kuri 078 5408040 yago mwari tugenderera ejo mu kiganiro n'itangazamakuru Ribu bayibajije niba yarigeze yumva indirimbo ya Gitaf vuga ko itigeze yumva ariko itigeze inagiri uruhare rwo kuba yamutumaho kwize bagira icyo bavuganaho hanyuma baramubwira ati hari abamama bayibyinnye babibwiye murangira bayibyinnye Rubavu bacinya akadiho
ya ndirimbo ukimara kubona bari abagore bari kuyibyina watekereje iki? Murangira se wasubije iki? Murangira yavuze ko atabibonye nabyo. Indirimbo ntayazi n'abari abagore ntabwo bazi. Ariko yaravuze ngo nibirimo ibigize icyaha n'abayibyinnye bazabageraho. Oya ntabwo ari ngombwa ibigize icyaha nanone rega nawe ntagire. Ndabizi ko Murangira ribu mu mikorere yabo ntabwo ba intervene ari uko byamaze kubicyaha. Kugirwa inama bimwe bakoreraga ba jihadi bafata ku mavuta n'abandi. Iyo procedure baba yarabaza bahita bavuga icyaha kwereka kugira inama. Nawe arabizi ko mu mikorere yabo ntabwo ikintu cyose bahita bazanywe no guhana. Ntagira ucigi kuba ko bari abagore Murangira yavuze ko bazahanwa cyangwa gitafu bazagirwa ariko inama yo bazazigirwa pe. Ndabizi senefu yaho bari abagore bari ndabizi ko yabonye message good ariko na Murangira birashoboka ko ntabwo akurikira ibintu byose. Indirimbo yarasohotse buke abagore barayibyina ushobora gusanga iyo nzira yose we atari yakabimenye kandi bibaho aho abimenyeye ubwo arimo angle ebyiri ku bagore ndajyaho nyuma ariko kajye kuri ntuza indirimbo nyirizina na n'uwayihimbye na ribu aho ayimenyeye nyuma wumvise ko avuga ngo nabigira agashyekero. Urabyumva? Gushekerwa nyine akamenyero. Ubundi cyera batuvuga ngo akamenyero kayirazamo. Murangira rero Dr. Thierry yavuze ati agashyekero kayirazamo. Abantu bakakantu bagakase cyane. Ariko kugira ngo ntibapfe gukata kugira ngo abantu batayifata nka aragitosa asobanura iraramo n'inki irarahe. Ntabwo ari imbebe irara mu gicuma. Ni inkwari irara mu mutego. Yarabisobanuye. Umuntu uri gukata rero ngo agashyekero kayirazamo agashaka kuyobya abantu ngo bibaziraramo yarayisobanuye. Yarayisobanura ko ari inkware irara mu mutego. Agashyekero ko kuruma ku kigori nufatwe birangira kakuraje mu mutego baguteze. Agashyekero kayirazamo. Twebwe cyane twavuga ngo akamenyero kayirazamo. Ariko nayo yabaga ari inkware mu mutego. Yego. Ibyo kuba yabisobanuye bivuze ngo muri reflexes umugenzacyaha docteur mu kazike yavuze ati ariko ibi bintu muri ko ari kubimbaza naba mbizi naba ntabizi niba hari akantu rubanda iri kuvuga ko katagenze neza reka mureke mutege agashyekero. Namuhamagara bwa mbere azamubwira ko ari agashyekero avuga ati nubushize barakumbwiye. Wabanje aragitosa turakwihora ntitwabimenye tubibwirwa n'abanyamakuru none wazanya agashyekero karakurazamo rero agashyekero karaza inkware mu mutego. Iyo message irakomeye cyane. Abantu nibumve ko ribu yashyigikiye iriya ndirimbo n'umuhanzi wayo nibumve ko ribu yatanze go ahead. Ni nkaho buri ari process itangiye aho bazahurira umunsi bazamuhamagara ngo bamugire inama bazahera kuri ziriya zose n'izindi kuko ni indirimbo wabonye urubyiruko rwitabiriye abagore. Reka rero ngere ku bagore. Finalement ngewe ndi mu bantu ba mbere batahuje n'iriya ndirimbo. Urabyuka nabonye n'abantu bagiye bakata akantu kanjye cyagiye nsoma message nohereje ministre ntansubize. Hari abantu bakoze akantu bavuga ngo none ngo Karegeya ngo aba bagore ngo arabagenza ate ngo bashokoye bashikoye nanjye narakabonye. Ni nko kubishinze simbizi. Wari umunsi wabo. Donc ngewe position yanjye ntabwo ibiri muri iriya ndirimbo byari bon. Nari na propose ko iriya ndirimbo agomba gukorerwa editing hakagira amagambo amwe ahindurwa. Si ngombwa kwava mu butumwa bukaguma ari bumwe. Ibyo nta byabaye. Ngira ngo nta na process mu Rwanda ihari inzira indirimbo icamo. Niba ntayo dufite ni icyuho babimenye bansubiza batansubiza ni icyuho. Hanyuma rero uko nari nabivuze nta gihinduka cyane ko nakubwiye ko abana twajyanye muri parike bavuze ngo uyu muntu ntazisazira. Erega ntabwo kwisazira ari kugeza 80 bavugaga. Ushobora no kutisazira ku myaka 30. Reka uriya reka mbivuge mu buryo butomoye. Aho avuye arahazi. Nubwo bahita Madrid ni icyubahiro nta kibazo. Nese umuntu uvuye Madrid nge sinari muzi. Avuye Madrid abana mu modoka
mu modoka turi muri parike bati uyu muntu asisazira ntabwo bizarangira gutya bamujyanya n'abandi babanje. Ibyo byose rero iyo bije gutyo keretse uri ikisi, keretse uri intumva, uri imburagihana, nutegereza ko ari murangira ugutumira abantu. Karegeya yavuze, Scovia yavuze, runaka yavuze, ukumva ari ibisanzwe ngo uzategereza ko murangira ntabwo avugisha amagambo, avugisha amapingu. Reka da yayinya yaguhamagaye nahise bamwitabye bose ntubazi. Ndabazi bari heze, bari mu maboko atarayabo. no niba rubanda ivuze wowe ukavunira ibiti mu matwi cyangwa ukavuga ngo buriya banshyigikiye, naguhamagara byanze bikunze biragana ku ipingu. azaguhamagara rimwe, uguhamagare kabiri. None se ko nagiye kandi buriya n'icyo kibazo ntabwo ndasoza wiza n'ikindi ntaragera ku bagore. Kandi buriya kiriya kibazo cy'ubunyamakuru ni interpellation, ni nko kwibutsa, nko kwibutsa ribu ngo murebe. Nicyo nashakaga nanjye kukubaza. Nanjye kukubaza ngo ko nyuma yo gusohora, nyuma y'uriya munyamakuru agibivuga bikimara kujya ku mbuga nkoranyambaga baramusimbukanye baravuga ati ni gute ujya gutanga mugenzi wawe. Mugenzi wande inde utanga nde? Ni Emi wo ku gihe niyo wabajije kiriya kibazo. Hanyuma muri commentaire baramugurukana bamubaza bavuga ngo gute wagiye kuzana ibindirimbo bya Gitafu ubibaza murangira ndirimbo niwe ntiyari kuyiyumvira. Hanyuma ukavuga ngo bambaje ngo kuki watanze mugenzi wawe? Mugenzi wewe ninde? Gitafu. Barasangira. Nishwe ntibasangira se si umunyarwanda. Oya mugenzi we n'umunyarwanda biratandukanye. Mugenzi we niwo basangira itabi, niwo bavanye Madrid. Mekoma. Barasangira. Nishwe. Ubu urafata umunyarwanda wa ndego umwite mugenzi wanjye. Tutaziranye. Niba ntacyo durewe nta bugenzi burimo n'ubunyarwanda. N'ubunyarwanda. So niba uwo mugabo kibajije atanga urumogi, niba atarafungwa, niba batarabanye mu gereza, niba atari umuhanzi, ntabwo ari mugenzi. So umuhanzi ntarafungwa. N'ibyo ubugenzi ubugenzi rega n'intuza ni ndabyita nguki nanone guhamagarira umugabo mugenzi wawe ngo afungwe. Yavuze se ngo bamufunge cyangwa bamubwira ati ibi bintu murabibona. Ni nkuko yese ko nabaje ministre ngo indirimbo yageze hanze ite nahamagarije mugenzi wanjye ko ntawe urabimbwira. Ntawe urabimbwira ngewe mbagira ngo barebe kuko kubwira inzego ngo murebe aha hantu nta cyaha kiba kirimo, nta uwo muntu ntacyo mupfa. Tugize Imana akanikosora cyangwa akava mu buhanzi cyangwa agahimba akagirwa inama akamwereka domaine ahimbamo. Yego ibyo gutoza uburize udatoheje ntiwavuga ibindi. Okay, icyo ni kimwe. Ngewe my position is always this. Buriya ndirimbo nta butumwa burimo, niyo bwanabamo amagambo ko atondetse arica message. Yego arica message. Hanyuma rero ngewe rero muri opposition yanjye icyo ngiye kubabwira, tugeze mu cyo bita syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm ni inkubiri ijya mu barenganye bagafatanya n'ubarenganya bagahangana n'ubarenganura. Iyo niyo syndrome de Stockholm. Yego ko nageze Stockholm, nagezeyo bananyereka ahantu byabereye, yari nka banke yagezemo abatekamutwe. Babyumva abatekamutwe batekera umutwe bank n'abanyamuryango n'abakiriya bayo. Hanyuma haboneka abandi bantu bavuga ati abatekamutwe tugiye kubashaka tubakurikirane. Birangira banke n'abanyamuryango ba banke bagiye ku ruhande rw'abatekamutwe abajura. So ukuvuga ngo syndrome de Stockholm inkubiri ituma urengana yifatanya n'umurenganya bagahangana n'umurenganura. Yego se wa mugana ubundi burya n'umugore n'umugabo iyo bari kurwana iyo ugiye kubakiza bakaguteranira. Iyo ni syndrome de Stockholm. Bakaguhuriraho bakagukubita koko cyane. Asebira bintu byongoza gute. Cyangwa se umuntu ugafata wenda ukabona ndaza kubigeraho iby'abagore. Ushobora kugenda uri mudugudu, uri imboni, uri umuntu, uri umujyanama w'ubuzima, cyangwa se uri imboni wenda ya World Vision cyangwa se indi ONG ireba uburenganzira bwa muntu bw'abana. Ukabona mu rugo runaka harimo umwana usambanywa akiri mutoya, ugatanga amakuru. Wamara gutanga amakuru, abo muri rwa rugo na wa mukobwa n'umugabo umusambanya
bakifatanya kuza gutera amabuye ku rugo bakakuviraho rwawe indimu bakakuviraho indimwe bakaza gutera amabuye ku rugo rwawe bakajya bategera abana bawe mu nzira bagiye kuvoma bagafata ihene zawe bakazivuna inka zawe bakazitera ibisongo washakaga kugira gute gusoma wa kurengera mwana umwana voilà syndrome de Stockholm naho abarengana bifatanya n'ubarenganya kugira ngo bivune umurengezi nibyo biri kuba rero nibyo biri kuba bari abagore baririmbye iriya ndirimbo nge n'isoni kuri ngewe nuko batanzi wenda buriya bakabohereza message ati Karege wimajije iki abo nakavugiye bashyigikiye igihangano babyumva yego abo nakavugiye bashyigikiye igihangano cyane final bazi ubundi avugira nde ninge nashikoye ngo baragitosa ngo amagambo ngo ibiki n'ibiki ngo ubutumwa ba nyir'ubwite dore ibyo barimo baraserebura cyane pe ko bari banezerewe iyi fenomene sinzi ukundi kuntu nyita buriya na gitafu yabaye personage udasanzwe yabaye umuntu udasanzwe kuko indirimbo yaririmbye abo yagahutaje barayishimiye abo abitagahutaje bari kuyamagana arafatiraho rero arafatiraho si byose igihangano ubundi nk'indirimbo yagahutaje abamama nibyo mvuga nyine ariko nibo bayishimiye nta mugabo ndabona wayiserebuye twe twasizoye twe turayamagana twasizoye kimwe n'uwo wabajije ikibazo murangira twasizoye abandi bari kuvuga ngo dore abantu imaze kugira dore abagore bari kuyibyina biramutera kuraje arahimba izindi nka ziri niyo mpamvu murangira Bitseri yaba bizi yaba atabizi ari cyo agomba gukora kuko zira celebration y'abari abamama twebwe turavuga ngo irandagaza umubyeyi w'u Rwanda umugore w'umunyarwandakazi umugore w'umunyarwandakazi yayishimiye ni ngombwa ngo komereza aho muhanzi wacu guhatabonetse inzego zitanga umurongo ejo bundi yahimbira utiriye yego twakomeza dutya bakazajya ngo ntitwavuze ariko nanone kinwa cya muzehe kinanuka rakiniha kiseme bongo uvuga uyu munsi bakabona ariko ntabwo tuzahagarara kuvuga nta nubwo tuzanahindura position ngo wenda ngo inzego ntiziri kumwe natwe nta nubwo ari ngombwa tuzakomeza bizageraho bigire tugiraho duhurira ntabwo tuzahora mvuga gutya abandi bavuga gutya oya tugiraho duhurira kesi ya Muza ya Nyamagabe siko byageze data manajye ya Nyamagabe imvugo ntiyageze gahinduka iriya kesi buri gihe urayifashisha cyane nekoma none uravuga ukomeza ukavuga nta birenze kibi nukuvuga ibiteranya abantu sibyo ariko ku buryo bugaragara nubwo bayikunda ritime yayo niba baza amagambo arimo ngisimbizi kandi barayaririmbaga ubu nyine ni ya syndrome ntago bazi icyo nibaza buriya bari abagore ntibari bugutera amabuye yagera iwanjye se iwanjye ko adadiye bankura heza nta iwabo se nta iwabo kuntera amabuye se batazi ibibafasha ahubwo bazicara bige bumve nabo ko ibyo dukora aribo tuba dukorera ntuzongere kuntinyisha abantu baterana amabuye ntawe nahamuzururiye simona mbikubwira ko bayaterara baratera ngewe se iwanjye se akagera ubwirinzi buri hehe ibyo bayita paradis artificiel ubwirinzi ayinya ubwirinzi burahari ngewe ntabwo epui noneho nabahe erega jya ureba ibuye waterwa uretse nkubwire mu buzima bwanjye narakubwiye ngo babyumva umuzamu ashobora kugutera ibuye nyir'urugo agutera ironji bariya ni bandi ibuye rya bariya n'ironji ry'uriya bihuriye ntaho bihuriye ntizibongere atinya amabuye nabaye ahubwo ko saba ababashinzwe mu nzego ari ba affaires sociales ari abantu ba senefu bige content ya iriya ndirimbo basesengure umukarago ku wundi hanyuma abwire n'abari abagore ko hari uburyo bagomba kubyitwaramo ubundi se bo ntibakurikira bashaka nukutwereka ngo turakora ubusa bari abagore niyo mvuga ngo ariko ngo buri Karege bavuga iki niyo mpamvu abaza bakora akantu none ngo Karege abana bagenza aterwa ubona abagore bashikoye reka nze ngasoma uko kakabaye bashikoye ahubwo barimo baratakaza ubugore batabizi kandebe uko umuntu yakampaye bariya ntago bazi byo barimo
ntabwo bazi ibyo barimo. Dore bambwiye ngo iravuga ngo kira Karegeya arabasha aba bagore bashikoye. Urumva nubwo ikigaragara nuko ni nkaho ni ya syndrome nkigarukaho nyine twihaye kuvugira abantu batazi ko bakeneye kuvugirwa cyangwa batabikeneye, badashaka kuvugirwa. Icyo ni ikibazo, ariko nta gucika intege. Yego, nta gucika intege. Ushobora no gutangiza urugamba rwo kugira ngo wenda usubize abantu iwabo, bakakurwanya bati twebwe aho turi dushaka turaguma ha. Ariko ntabwo bituma uruhagarika. Urakomeza, abaza bakaza, nta n'abazira rimwe. Hari n'abamara 40 ukabona baraje. Ntabwo byakubuza rero. Ntabwo dukura mu rugerero. Suze Yves nkuye mu ruge wapi. Ntabwo dukura mu ruge. Ntabwo dukura mu ruge. Babyishimira batabyishimira, badukwena bagira bate turadadiye. Yego, dufite ubwirinzi. Ntabwo dukura mu rugerero. Inzego zabyumva zitabyumva zizageraho zibyumve. Ibyo ntabwo byatuma mpindura. N'uwo muhungu wabajije icyo kibazo rwose ahubwo sinari muzi. Nubwo yigeze kujyana ibibazo na Bruce Melody. Yego. Oya nibyo yarebeye rubanda. N'abandi bari kumubwira ngo washirishije ntugutese. Uriya muntu niba kiva gereza igitabi kimuhunukaho. None akaba atagiye kugira ibintu twashaka gukumira aba victime, akaba aribo batwereka ko tutari kumwe. Nta kintu bibatwaye. Turicara se? Ntabwo twicara. Turakomeza. Umuntu ujya kuri mikoro ngo umugabo yitwa nde? Ngagi. Umwe w'amafilime. Nzovu. Ngo Nzovu yarambwiye ngo nta muntu muzima wo kuzigama gusevinga. Ngo nubona 300 ngo 200 yajyane mu ndaya birindi jana uribyinira. Uribyinira rirare rishize. Ibyo bigatambuka. Ahantu hari urubyiruko dufite abana bari kurangiza segonderi n'abakiri segonderi. Ibyo twicare rero kuba urubyiruko rwarabyinyira ndirimbo ye duceceke. Oya ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Imyaka y'ibyo twarayirenze kuko ntabwo duca urwambe, ntawe dukesha kubaho. Yego, urabyumva. So rero kuba umuntu yagira abafana benshi ntabwo bihagije, ntibizatubuza kuvuga. Noneho aho bigeze birakomeye, abo twavugiraga nabo baramushyigikiye ariko ntibitubuza kuvuga. Yego. Sumwari sinagushimira. Wabukoze cyane. Nagushimira rwose ku kiganiro cyiza duhaye, kirimo amasomo menshi. N'abandi bagore bakomerezeho, ntabwo ari bari yababyinnye, hari n'ababyinnye mu kigare. Ikibazo cyanambabaje cyane nuko babyinnye bose bishimiye kubyina bafotorwa. Iyo babibyinira muri salo y'umuntu ho rukamera ntacyo byari bitwaye, ariko nabonagamo abahungu, umuntu muri mugore wese telefone yayihaye umusore ngo mfotore ndi kubyina. Ni gute twisanga bene aho hantu? Ariko kuki abantu ubu education de base abantu ntabwo bazi ingaruka za kamera, babona tuyivovotaho turi gukora akazi kubaka abanyarwanda kaninjiza amafaranga, bose nabo bagashaka ngo bazigeho. Ubuzi noneho ejo icyumweru nikirajya kurangira tumaze kumenya ingaruka ziriya mibyinire. Hari abagore barajwe hanze, hari abakubiswe, hari abirukanwe. Kuko urumva icyabaye ikibazo biri yubibyiriye muri salo y'undi mugore mugenzi wawe, telefone zifunze ntacyo byabitwaye. None ibaza umugabo uri nko muri mission muri Haiti, akabona umugore we arimo arabyina aragitosa, azahita abaza ati nindura aragitosa. Izo nkurikizi society zahangana nazo, kandi nabo bagore ba nyiri bwite barabizi. Hanyuma batangira avuga ngo Karegeya ngo noneho Karegeya ngo arabigenza ate. Bari abagore abafite ingo abataha mu ngo zirimo abagabo, abazirayemo n'imbarwa, ari n'abazirayemo babanje gukubitwa. Nta mugabo wakwishimira ko umugore we abyina kuriya batari kumwe. Wenda bariya benshi hari abagiye mu kigare, benshi ari abatagira ingo, ariko wivanze muri bari afite urugo rwahengamye. Arabura byamugezeho ingaruka. Asigaje deuxième chance. Niyongera kugaragara mu kindi gikorwa kuri abazahita birangira. Izo ni ingaruka ziriya ndirimbo. Yego. Haragize ngo Karegeya tuzahagarara se kuvuga kugeza ku mwuka wanyu. Niko bimeze. Yego. Mwana ndagushimiye cyane rero urakoze.